Yesu urukundo rw'Imana yacu rwagereranywa n'iki? Ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka ryose. Inyanja zose mwihangane turaza kuyiririmba nidusigarana umwanya. Imana ishimwe. Reka ducunguze uburyo umwete, ndabizi ko ari indirimbo iryoshye, umutima urishima iyo wumva uri kuririmba iyo ndirimbo, cyane kuba wumva urukundo rw'Imana. Imana ishimwe. Kandi urwo rukundo nirwo rutumye twese twicara hano. Urwo rukundo rutumye ababyeyi birengagiza imbeho iri hano hanze. Hari imbeho ariko bavuze ngo kubw'urukundo rw'Imana ndashaka kumva ibyo Imana yanteganyirije uyu munsi. Imana ishimwe. Rero uru rukundo nirwo ruri gutuma twiga kuri aya magambo. Uru rukundo Imana yadukunze nirwo ruri gutuma dushaka kugenda uko umwami wacu ashaka. Iyo bitaba ibyo iyi ntego ntago baba barayiduhaye ngo tuyigendere mu mwaka wose. Kubera ko abaduhagarariye, abadukuriye, baturebera kure, baravuze bati abakristo mu minsi ya none turifuza ko twakwiga kugenda nk'uko umwami ashaka. Imana ishimwe. Mu by'ukuri reka mbabwire, twarakijijwe, twarabatijwe, twarakomejwe, igaburo turijyaho, yego, turaririmba, turasenga ku manywa na nijoro, byose turabikora, ntabwo turi abapagani. Ariko igisigaye ni uko tugenda uko umwami ashaka buri munsi. Aha niho umuririmbyi yavuze ngo mpisemo guhora nkizwa nkibera mu gakiza ke. Imana ishimwe. Ngira ngo aya niyo magambo turi mu uyu munsi. Aba Bakolosayi igice cya mbere umurongo wa 10 nababwiye ko tugiye kuvuga ku ijambo rivuga ngo kugenda uko umwami ashaka. Ndashaka kukubwira ngo mu minsi itambutse iri jambo mwaryize, ariko ndashaka kukubwira ngo ndashaka ko turivuga mu duce tubiri twonyine, mu buryo bw'umwuka no mu buryo twakwita uburyo bw'umubiri. Hari ukugenda uko umwami ashaka. Ndamutse nguhamagaye nti ngwino ngutume, ndakubwira ngo ndagutumye ngaho genda, kandi nugaruka uranzanira ubutumwa bw'icyo nagutumye. Ndashaka kukubwira mu buryo bw'umubiri. Imana idufashe. Moze, ngwino ngutume, hagarara hariya. Simutumye se? Dori, ngwino ngutume, hagarara hariya nawe. Manwe, ngwino ngutume, ngaho hagarara aho ngaho. Ndimo ndatuma, kanshaka umumama wabo. Kire, ngwino ngutume. Reka dukoresha abo ngabo. Ndashaka kukubwira ngo tujye mu buryo bw'umubiri. Genda ndashaka kubatuma, kandi barihangana kuko uyu munsi ndi umuyobozi wabo. Amina. Kandi umuyobozi arubahwa. Ndashaka iyaba hatarimo kwirinda corona mba mbongoreye buri wese nkamuhibanga ry'icyo mutumye, ariko ndashaka kubivuga ku mugaragaro, ariko namwe mwirebere. Hano hanze hateye indabyo nyinshi, mwese mubyumve. Hari indabyo nyinshi z'amabara atandukanye. Ndashaka ko buri wese agenda andebera akarabyo yumva kunze akanzanira, kandi dukoresha umunota umwe, kandi umuyobozi arubahwa. Twihute. Amina. Oh, haleluya, haleluya. Ndashaka kugira ngo tugende mu buryo bw'umubiri, tuvuge ngo dukore icyo umuyobozi adutegetse, kandi iminota yaduhaye tuyubahe. Yego, siko bimeze se? Nanjye reka ndebe ku munota. Urabona bubashe, barayubashye, 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 barayubashye. Haleluya. Imana ishimwe.
ndabona bazanye buri wese akarabyo yumvise yumva kunda, mudushyire hejuru. Ariko hari uzanye igifite amababi menshi kandi cyaranasambuye, harimo umuhondo, harimo agatuku we n'icyatsi cy'amababi. Yavuze ati ngewe muri guyanjye nkunda icyatsi, ariko aka karabo nta cyatsi gafite, ndazanamo icyatsi. Siko bimeze? Kandi akazaniye uwamutumye, ko nge namutumye akakunda. Undi wati ngewe nshaka kasambuye neza neza neza, kadafite ibikavangiye byinshi, ko ibintu bivangavanze simbikunda. Nawe yakazanye witwa Dorine, Imana ishimwe. Manuel nawe nuko. Tugiye kuri mama wabo, we yarebye ati ngewe ibintu bifite amababi simbishaka. Imana idufashe. Ati kandi ibintu bicucitse bitagaragara neza simbishaka, ndashaka utuntu tugaragara neza. Yego nibibabi ntabiriho, yagaciye kandi yagakunze. Tugarutse kwa Moses. Moses rero nawe yavuze ati nge nkunda icyatsi, ngakunda umutuku, ndakunda n'akaroze, dore n'ishati y'iroza arayambaye bigaragara ko arayikunda. Nawe rero yagiye gushaka harimo n'akaroze kugira ngo azane akantu yumva kunze. Imana ishimwe. None babizaniye umuyobozi, ngaho ni mubime kuko ninge mubizaniye. Murakoze, murakoze. Ngewe rero nk'umuyobozi wabatumye, banzaniye ibyo bo bumva bakunze bashaka, ariko birashoboka ko ibi bintu byose bakunze ngewe ntanabikunda. Yego bo babikunze ariko nge simbikunda. Nshobora kujya gutoranya wenda ngakuramo icyatsi cyonyine, kubera ko icyatsi nicyo nkunda, ariko bose ndabahemba kuko nabatumye. Yego ariko ndakuramo icyo nkunze. Nkunze akangaka, mwabibonye. Ariko mwe nimbabwira gutegura twose muradushyiramo, kubera ko ngewe ndi umwe, ariko abazinjira muri saro mwateguye ni benshi. Ntabwo rero guyanjye y'umuntu umwe yakuramo ibi byose. Muri kunyumva? Ndashaka ko tugendana mu buryo bw'umubiri. Mwakoze abo twatumye, Imana ibaha umugisha. Bivuga ngo mu mubiri ndagutuma ukagenda kandi ukazana icyo ngutumye. Hanyuma iyo ukizanye ndeba iminota wakoresheje, nkareba uburyo witanze, nkavuga ngo uyu ni umukozi mwiza cyangwa se nti ni umukozi mubi kubera ko atubahirije igihe namuhaye, cyangwa ni umwana mwiza niba ari umwana natumye. Imana idufashe. Ibi ndagira ngo nkubwire ngo byose bitwerekeza ku buzima bwiza bw'imibereho yacu ya buri munsi, kuko ikintu udakunda ntabwo ukinjiza mu buzima bwawe. Muri kunyumva neza? Ariko icyo ukunda uragikurura ukakiyegereza kubera yuko ugikunda. Imana idufashe. Rero aha niho nashatse kubabwira ngo ndashaka ko tuvugana kuri iri jambo, tugashyira mu buryo bw'umwuka, tugashyira no mu buryo bw'umubiri. Ngewe ndakunze iki, uriya akunze kiriya, uriya nawe akunze kiriya, ariko mu buryo bumwe turahurira ahantu hamwe. Kubera ko dushaka guhurira hamwe rero, hari ibyo turi bukusanyirize hamwe kandi tubitekereze kimwe kugira ngo bibera baza kubireba. Buriya bariya nabari budutegurira uyu munsi bagategura urusengero, kuko izi ndabo zose bazikunze, barazifata bazivange, nibarangiza bashyire mu ivaze, nibarangiza batereke hariya. Twebwe turi buze turabikunda byose ko natwe dufite guzi zitandukanye. Imana idufashe. Ariko turi mu buryo bw'umubiri. Imana ishimwe. Aba bantu tukiri mu buryo bw'umubiri ntabwo tuzi inama bakoze kugira ngo bagere kuri izi ndabyo, ntabwo tuzi urugendo bagenze kugira ngo bazizane, nta nubwo tuzi iminsi bakoresheje ngo bazibone. Bo nibo babizi kuko nibo babiteguye, twebwe tuza ako kanya tukaba turabibona.
kandi tukagubwa neza tukishima. Ariko hirya hari imvune y'ababiduteguriye. Imana idufashe. Rero ahangaha niho haza muri za mvune utu turi hano, ndizera ko wenda mwe muri kutureba, hagatambukaho Mukamana. Ariko ibi bintu bateguye aha, ibintu ni ibiki? Nge nari nzi ko muri Kacyiru badategura ibintu bisa kuriya. Uwo ni Mukamana. Nyamara byabavunnye. Agatambukaho Beretirida. Ego ko Mana yera. Cyakora nkunzemo kamwe. Agatambukaho Iradukunda. Ibi bintu byose mubisohore, mubikuremo. Hari ibindi turi bwinjize. Mwabyumvise? Ntabwo tuzi urugendo babandi bakoze, ariko buri wese afite icyari buze kuvuga ku cyakozwe. Kandi ntabwo ari bukivuge nyirizina gwa kirambure, ashobora kukivugira mu mutima yarangiza akigendera. Imana idutabare. Rero ubu ni uburyo bw'umubiri turimo. Yesu Kristo we tubizanye mu buryo bw'umwuka, hari icyo dushakaho. Arashaka ko guyaca bimwe mu buryo bw'umwuka. Ntabwo ashaka kuzana umweru, undazana ubururu, undazana umukara, undazana iki. Nta nubwo ashaka ko uzanga uvuge ngo ski, nta n'umusada washyizeho rwose wo kubitegura. Ariko uri kuzana ski nta n'icyo wakoze. Icyo kintu muri kucyumva? Yesu ibyo we ntago abishaka mu buryo bw'umwuka. None harashaka ko abantu bose bagendera hamwe. Mu kugendera hamwe ni iki rero? Niyo mpamvu yahumetse umwuka w'Imana wera uhumekera muri Pawulo, kugira ngo avuge ijambo ryiza abwirijwe n'umwuka w'Imana. Avuge ngo ndashaka ko abantu mwese, abakristo mwese, ndashaka kurangurura mbwirijwe n'umwuka w'Imana ko abantu mwese mugenda uko umwami ashaka. Mwigenda uko guzanyu zimeze, mwigenda uko amarangamutima yanyu ameze, mwigenda uko imyambaro mukunda imeze. Oya, kubera ko umwami wacu we arashobora gutoranya kakandi kamwe natoyemo. Niyo mpamvu uba ugomba kwitonda mu kugenda mu buryo bw'umwuka, kugira ngo ugendane neza n'Imana uko igushaka. Aya magambo turi kuyumva. Haleluya. Pawulo aranditse, yandika aya magambo. Ariko navuze ngo ariko ubundi aya magambo Pawulo yayanditse atubundi we yatekereje umwanya ungana iki? Ese yayandikiye he? Tujya dusoma ngo igitabo cy'Abakolosayi. Ndaba ariko ubundi Abakolosayi ni igitabo, ahari wenda nawe watekereza nkanye. Ese Abakolosayi ni abantu? Ese ni igihugu? Ubundi Abakolosayi ni bande? Naje kwitegereza neza ndasoma, nsanga aba Bakolosayi bandikiwe ni abaturage, ni abantu nk'uko namwe muri abantu bari ahantu bibereye mu mujyi wabo. Naje gusanga ari umujyi wari ukomeye cyane. Yego, birashoboka ko abandi mwabisomye. None ngo wari umujyi ukomeye cyane kandi w'ubucuruzi. Imana idufashe. Kandi uwo mujyi ukomeye awaho wa Kolosayi ngo wari uri ahantu muri iki gice cya Aziya. Ahantu nasomye muri Bibiliya havuze ngo ni muri Aziya ntoya. Bivuga ngo hari Aziya nini hakaba na Aziya ntoya. Noneho ngiye gusoma nsanga iyi Aziya ntoya niyo Turukiya y'iki gihe. Mwabyumvise? Ubu ni muri Turukiya. Ngiye kureba koko nsanga Turukiya ni umujyi ukomeye w'ubucuruzi. Na bugingo n'ubu ni ubucuruzi. Niba hari abantu bagira intebe nziza ni muri Turukiya. Njya nkumva ngo twaranguriye hehe? Muri Turukiya. Ugasanga ibintu birasa neza we. Yego, niba mwarabibonye, ndabaza niba mwarabirebye. Rwose usanga bisa neza. Ni umujyi ukomeye, umujyi mwiza w'ubucuruzi gusa. Noneho Pawulo ahishurirwa n'Imana kugira ngo abwire abantu bafite amafaranga ntabwo bakennye, bafite ubwenge bwo guhanga ibihangano byiza kandi bigakundwa. Imana ishimwe. Ntabwo ari abakene ngo tuvuge ngo nuko Pawulo yagiye mu gihugu cy'abakene. Oya,
yari mu gihugu cy'abantu bakize bashaka ubuzima. Ngiye kureba neza iri jambo rivuga ngo mugende uko bikwiriye ab'umwami wacu, nsanga nanone ndebye neza muri Bibiliya hari ukuntu hari Bibiliya zigenda zisobanura neza amagambo, nsanga iri jambo rishaka kuvuga ngo mubeho mu buzima bwiza. Imana ishimwe. Nubundi bari bariho mu buzima bwiza bwo gucuruza, bwo kubona amafaranga bw'iki, ariko ayo mafaranga ntabwo ari bwo buzima bwiza Imana yashakaga. Yashakaga amafaranga ariko arimo n'ubugingo buhoraho, ari bwo buzima bwiza bw'iteka ryose. Imana ishimwe. Arangije aravuga ngo ni byiza, ariko ndashaka ko mubaho mu buzima bwiza bw'iteka ryose. Aya mafaranga azashira, ibihangano bizashira, biriya byose bizashira, ariko hari icyo nshaka Pawulo ugomba kubwira aba bakorosayi, ubabwire ko bagomba kugenda uko nshaka, kugira ngo mu gihe kizaza ubwo biriya byose bizamara gukurwaho bazasigane roho nzima no mu mubiri muzima. Imana ishimwe. Aha niho yavuze ngo rero ntabwo nshaka ko mugenda uko mwishakiye, ndashaka ko mugenda uko ngewe nshaka, kuko ndi umwami wanyu. Imana ishimwe. Arangije rero nibwo yabandikiye ariya magambo, icyubahiro kibi cy'Imana. Aya magambo rero naje gusanga harimo ibintu byinshi twatondagura cyangwa nejo bundi, ariko muri aya magambo yo kubaho mu buzima bwiza wenda reka mvugemo nk'ibintu bitatu cyangwa se nshyireho icya kane. Harimo kumenya. Imana idufashe. Ibi bintu bivuga ngo mugende neza, iri jambo rikubwira ngo nyabuneka mukobwa we, muhungu we, mubyeyi, genda neza. Kugira ngo ushobore kugenda neza nuko ugomba kumenya, kuko utarasobanukirwa ntabwo uri bushobore kumenya urugendo ugiye kugenda naho ugiye kujya. Icya kabiri naje kubona harimo ubwenge. Udafite ubwenge ngo utekerereze neza mu mutima wawe, ubyigeho, ubyandike neza, ubisobanure, ntago wamenya. Imana idufashe. Kandi buriya ubwenge butandukanye no gusobanukirwa. Reka mvuga ubwenge, kumenya no gusobanukirwa. Ibi bintu uko ari bitatu. Kandi noneho ibi bintu nubireba neza urasanga biri bugutere kugenda neza uko umwami wawe abishaka, kuko uraba wamaze kumenya, wasobanukiwe, ubwenge bukurimo, nurangiza ufata ingendo nziza y'umwami wawe ashaka. Imana ishimwe. Ndashaka ko twinjira gato mu ijambo, twigiye hirya gato, twigire mu bakorosayi nanone ibice bitatu. Mpamagare Moses dufatanye kubwiriza uyu munsi. Abakorosayi ibice bitatu, ndashaka ko Moses ahadusomera. Naje kubona urubyiruko rwose rwitwaje amabibiriya muri telefone, ngira ngo hari nuko ari urubyiruko. Ababyeyi rumuri rusigaye rutuyoba, ntiturebe ngo dusome, banza ariyo mpamvu twatwaye Bibiliya, ariko urubyiruko rwose rufite telefone. Imana idufashe. Ndashaka ko Moses adufasha gusoma abakorosayi ibice bitatu, ahere ku murongo wa 5 agere ku murongo wa 7. Hanyuma umfashe, ufite mikrofone nta kibazo, nushaka uzamuke hejuru dufatanye. Reka dusome urwandiko Pawulo yandikiye abakorosayi igice cya 3 ku murongo wa 5. Biravuze ngo nuko noneho mwice ingeso zanyu z'ibyisi, gusambana no gukora ibiteye isoni, no kurigira no kurarikira, n'imyifurize yose ariyo gusenga ibigirwamana. Ibyo nibyo bizanira umujinya w'Imana abatumvira.
kandi namwe mwabigenderagamo kera ubwo mwahoraga muri byo. amina. Tugiye gukomeza guma aho ngaho, ndashaka ko dufatanya. Ni ukuvuga ngo mwumvise aya magambo turimo turabwirwa, ariko subiraho ko ndatekereza ko ahari nshaka ko tugendana, kuko ntabwo ndi bushake kuvuga byinshi, ndagenda ngana ku musozo tugendana twese. Kandi ndifuza ko iri jambo niturirangiza tuze kurirangiza buri wese yagize nk'akantu yumvamo, nibura kamwe cyangwa tubiri cyangwa dutatu, ku buryo niturirangiza duhaguruka tubwire Imana yacu ngo noneho ndashaka gusiga ibi nkagenda gutya. Imana ishimwe. Reka tugendane. Nuko noneho ngo nuko noneho mwica ingeso zanyu z'iby'isi. mwica ingeso zanyu z'iby'isi. Uhagaze gato. Mwica ingeso zanyu z'iby'isi. Ubu ngubu turi mu kugenda uko umwami wacu ashaka. Twarabatijwe, twarakomejwe, dufite n'abandi duhagarariye turi kuyobora mu nzira nziza y'Imana. Abo twabyaye, barumuna bacu, ndetse n'abandi tubyara mu buryo bw'umwuka. Turimo turabayobora kuko badusanze natwe tumaze kwakira ko gakiza. Natwe turashaka kubinjiza mu gakiza. Ariko Pawulo yitegereje, hari amagambo meza ari kutubwira ngo nuko noneho mwica ingeso zanyu z'iby'isi. Ngo nukugira gute? Moze. Gusambana no gukora ibiteye isoni. No kurigira. No kurarikira. N'imyifurize yose ariyo gusenga ibigirwamana. Ariyo gusenga iki? Ibigirwamana. Numvise babyumvise. Imana ibaha umugisha, turimo turagendana. Hanyuma gatandatu ngo iki? Ibyo nibyo bizanira umujinya w'Imana abatumvira. Ibyo nibyo bizanira umujinya w'Imana abatumvira. Iki rero nicyo cyatumye Pawulo yandika aya magambo. Ati ndabizi neza, murasobanukiwe, muzi Imana, Yesu mwaramumenye, ndetse mwaranamwakiriye, ndetse rwose mwifuza kugendana nawe, ariko hari ibyo mutarica muri mwe. Kandi ibi bintu mutarica muri mwe nibyo bizatuma umujinya w'Imana ubazira. None rero njyewe Pawulo mpumekewemo n'umwuka w'Imana, ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana kugira ngo ibi mubyigomwe, mubireke, kugira ngo mugende uko umwami wanyu ashaka. Yewe ntago mbabujije ngo mwige mu minuze njyewe Pawulo. Yewe kandi ntago mbabujije kwambara uko mushaka. Kandi yewe ntago mbabujije kurya ibyo mushaka. Ariko banza utekereze neza niba ari ibyo umwami wawe ashaka. Imana idufashe. Dukomeze kuri 7 n'umunane. Kandi namwe mwabigenderagamo kera. Ngo kandi namwe mwabigenderagamo kera. Buhagaze aho ngaho. Muri paruwase ya Kacyiru twebwe twicaye hano uyu munsi, Imana yararitse kugira ngo twumve ijambo yaduteguriye. Iratubwira ati mwabasaza, mwabakecuru, mwarubyiruko, ntago mbibashinjije njyewe Pawulo, kubera ko mwabigenderagamo kera mwarabyihanye, ntago mukibirimo. Paruwase ya Kacyiru ntabwo mukibigenderamo. Ngo ariko nashakaga kubabwira ngo mwabigenderagamo kera. Imana idufashe. Yego, ntago mukibirimo, mwabivuyemo. Ariko nagiraga ngo mbibutse ko mwabigenderagamo kera. Yego, dukomeze ku 8. Ubwo mwahoraga muri byo, ariko none mwiyambure ibi byose. Umujinya. Hagarara aho ngaho. Biriya bya mbere Pawulo yatubwiye ngo muri paruwase ya Kacyiru ntago tubigenderamo. Ariko nakubwiye ngo utekereze neza, umwuka w'Imana wamanutse uyu munsi muri paruwase ya Kacyiru, urebe niba nta na kimwe kigenderamo. Pawulo we yatubwiye ati mwabigenderagamo kera. Mbese bigaragara ko ubu mwabiretse. Ariko noneho hari icyo nshaka. Ku murongo wa 8 aravuga ngo ariko noneho mwiyambura ibi byose. Dukomeze. Umujinya.
n'uburakari n'igomwa no gutukana kandi ntihakagire amagambo ateye isoni aturuka mu kanwa kanyu. Ngaho buhagaze aho ngaho. Iki Mose? Umujinya. Ikidori? Umujinya, uburakari. Nibyo batubwiye. Ariko ko bya bindi byose twabiretse. Iyo tuvuze ngo gusambana twarabiretse, twarabyiyambuye. Yewe ngo dukora ibiteye isoni se twarabiretse. Ariko hari igisigaye umwami wacu ashaka ko tukiyambura. Ariko si uburakari harya twarabwiyambuye. Ariko si umujinya harya twarawiyambuye. Ngo ibindi ni ibiki Mose? Ni igomwa. Igomwa. Igomwa muzi icyari cyo? Ubugome muzi icyari cyo se? Kugoma muzi icyari cyo? Yego? Bambwiye ngo ubugome barabuzi. Reka twumve ko ari ubugome mu ijambo risanzwe twese tuzi. Twavuze igomwa. Igomwa rero urisobanuye warizanamo utuntu twinshi. Twinshi ariko waza kudukusanya tugasanga bwibumbiye mu kintu kimwe cy'ubugome. Imana idufashe. Rero kandi bene utwo nta numenya ko hari yacumuye. Kera bajyaga bavuga ngo umwana wundi ngo abishye inkonda, ukaba ufite umwana mu rugo utari uwawe utabyaye, mukanya nyine ibiryo bikaba birahiye, ukarura igisahane kinini ukagihereza uwo wabyaye, agasahane gato ukahereza wa wundi utabyaye. Uramugaburira rwose nta kutagize, ntabwo wamwicishije inzara. Ariko harimo ubugome. Harimo akantu kambere kahirya hari. Arariye ariko nyamara hari ahantu warunze ikijumba cyiza gisa neza. Nyamara nawe yaragikeneye. Ariko kubera ko wamugaburiye arakubwira mama urakoze. Kandi urikiriza ngo yego bana banjye mujye kuryama. Yego? Ariko hari akantu washyizemo hariya hirya. Ukajya kwitegereza umwenda mwiza mu isoko ukagura imyenda warangiza ukavuga utakanaka naka foibe akanaka atireka ndebera akanakoreka ndabona kabera foibe ukare akase ko ndagahandera kamfe kukamuha kamfe kugaha dusabe oya naka foibe ariko se bazajya bakambarana nta kibazo ukazana ukabahereza ngo kariya ko muzagira gute muzajya mukambarana ariko nyine dusabe na foibe baratandukanye. Namara kubibona aravuga ati ibi byose ni mama wabinguriye ntuzakoreho, kubera ko hari imbuto yamaze kubiba muri we. Abana nabo tayari yatangiye kubanganisha banganye. Nicyo kintu cyitwa kugoma. Wamwigishije ubugome nawe arabukura kuri wowe, ntabwo yabuvukanye abukuye kuri wowe. Rero ibyo ni ibintu bigendana. Weho wagikoze muri wowe urabizi uri mukuru agisobanukiwe, ariko ukigishije n'umwana utagisobanukiwe kandi azabikurana. Mu buryo bw'umwuka rero, mu buryo bwa Gikristo natwe turabigira. Kavuga utariko uriya njya mubona ariko buriya hari ukuntu ntamwiyumvamo. Warangiza ukabwira na mugenzi wawe utariko hari ukuntu ntamwiyumvamo. Niba we yamwiyumvagamo umuteye kutamwiyumvamo. Imana idufashe kandi Imana itwigisha. Nagira ngo ngusobanura ako kantu gatoya nibura wumvemo gake. Nakubwiye ngo harimo utuntu twinshi, haza n'undi muntu agahagarara agasobanura ibitandukanye n'ibyo nsobanuye. Ko harimo utuntu twinshi tugenda twirundanya bikaba byatuma gihinduka ikintu kimwe cyitwa ubugome, nubwo atari bwo banditse aha ngaha. Imana idufashe. Twakomeje Mose. No gutukana. Se bura turacyatukana. Yatubwiye ngo ya mirimo ya mbere ntayo tugikora, twarayirenze. Imwe twasomye muri 5 kugera kuri 7. Ariko tugeze aha ngaha ngo no gutukana ni iki Mose? Kandi ntihakagire amagambo ateye isoni aturuka mu kanwa kanyu. Kandi ntihakagire amagambo ateye isoni aturuka mu kanwa kanyu. Komeza.
ntimukabeshane. Ariko se koko ntabwo tubeshya buri munsi kuri telefone, turebana imbona nkubone, kwa mwarimu, ku babyeyi, mu basheri n'abashushu, mwarubyiruko mwe, ayiwe, mu bashakanye, mu basaza n'abakecuru. Ariko kubeshya twarabiretse. Kandi dore Pawulo ari kutubwira uyu munsi ngo tugende uko umwami wacu ashaka. Ariko mu gihe ugifite kubeshya, ndakuraye ntabwo uri kugenda uko umwami ashaka. Uragaruka muri wa murongo uvuga ngo ibyo nibyo bibazanira umujinya w'Imana. Murakoze. Nagira ngo numve yuko mwabyumvise. Imana ishimwe. Ibyo bintu byose bituzanira umujinya w'Imana. Komeza Moze. Mwiyambura umuntu wa kera. Mwiyambura umuntu wa kera n'imirimo ye. N'imirimo ye. Mukambara umushya. Mwambara umushya. Uhindurirwa umushya kugira ngo agire ubwenge. Uhindurirwa mushya kugira ngo agire ubwenge. Kandi ngo ase n'ishusho y'iyamuremye. Kandi ngo ase n'ishusho y'iyamuremye. Aho ntihaba umugiriki. Aho ntihaba umugiriki. Cyangwa umuyuda. Cyangwa umuyuda. Uwakebwe. Uwakebwe. Cyangwa utakebwe. Cyangwa utakebwe. Cyangwa umunyeshyanga. Cyangwa umunyeshyanga. Rigawa cyangwa umusikuti. Rigawa cyangwa umusikuti. Cyangwa imbata. Cyangwa imbata. Cyangwa umudendezo. Cyangwa umudendezo. Ahubwo Kristo. Ahubwo Kristo. Ni byose. Ni byose. Kandi ari muri bose. Kandi ari muri bose. Duhagararira. Kristo ni byose kandi ari muri bose. Uyu ni Kristo umwana w'Imana. Aya magambo Pawulo yayavuze ayandikira baba Kristo cyangwa babaturage b'i Kolosayi. Kristo ni byose kandi muri bose. Turi muri iki gihugu tujya twumva imigani itandukanye ivuga ngo Imana ivubira imvura ababi n'abeza. Burya Imana igushije imvura, umupagani arayibona n'umukristo arayibona. Iyo Imana yejeje imyaka twese turarya, ntago ivuga ngo ibijumba byiza bizagurwe n'umukristo, ngo ibijumba bibi ngo bigurwe n'umupagani. Oya, twese turabigura. Nta nubwo ivuga ngo amafaranga atungwe n'ukijijwe, ngo ubukene bujye oya, twese turabigira. Bivuga iki? Nuko Imana idukunda. Rwa rukundo twaririmbye dutangira, rukundo rw'Imana rutagira akagero, nta n'uwarondora uko rungana. Urwo rukundo rusumba ukwezi, rusumba izuba, haba mu isi haba mu ijuru, hose rugerayo, ndetse ngo n'ikuzimu ruratobora rukagerayo. Ese urukundo rutobora rukagera ikuzimu, utekereza ko rwananirwa kugaragara hano kuri iyi si? Ubaye udakijijwe, ubaye ukijijwe, urukundo rukugeraho. Ariko kondisiyo ni imwe ku Mana, uzabana nayo gusa, gukora ibyo ishaka. Nubwo bwose yavuze ngo mwese ndabagushiriza imvura, ariko hari ikibashakaho. Mwese ndabagaburira, ariko ndabakunda abana banjye. Urukundo rwanjye nirubamurikire, nirumara kubamurikira mukora ibyo nshaka, nimumara gukora ibyo nshaka tuzibanira ubuziraherezo. Uwo ni wo mugambi w'Imana. Ni nacyo cyatumye atuma Pawulo. Imana ishimwe. Ntabwo rero iyo iza kureba ku bakijijwe gusa, ntabwo yari kuvugira hariya hose, ahubwo yari gushaka ahantu yihengeka mu murwa urimo abantu bakijijwe gusa akaba ari havugira. Ariko kubera ko Imana idushaka twose mu ngeri zose, ituma ahantu hose ijambo ryayo rihavugirwa. Imana ishimwe. Aravuga ngo ngewe ndi byose kandi muri bose. Turi muri iki gihugu twavuga ngo Yesu ni byose ku Mututsi, Yesu ni byose ku Muhutu, Yesu ni byose ku Mutwa. Yego? Hanyuma tubikubiye hamwe tukabibumbira hamwe, tukavuga ngo niba ari byose kuri bose, twese turi abana b'Imana. Kubera ko yavuze ngo nta mugiriki, nta musikuti, nta giki, nta Mututsi, nta Mutwa, nta Muhutu, twese turi umwe. Haleluya. Imana ishimwe. Noneho yarangiza igatangira umugisha hamwe, yarangiza ikababwira ngo ndashaka ko mukundana. Ntago ibyo mbishaka, ndashaka ko muba umuntu umwe.
haleluya, kandi wuzuye ubumuntu, kandi wuzuye kwera kose, wuzuye gukiranuka nako, niko Bibiliya itubwira. Imana ishimwe. Noneho twarangiza ntituba imbata, kubera ko twamaze kuba umuntu umwe tukaba umudendezo. Imana ishimwe. Kandi burya iyo umuntu ari umudendezo agenda nta bwoba, yakwikanga iki? Ntacyo, kubera ko nta cyaha afite, nta kintu kiri kumunukaho, ni umunyarukundo, ni umunyamahoro, ntabwo ari kwikururira cya kindi kizamuzanira akaga, aragenda anezerewe. Haleluya. Uwo munezero niwo mbifurije. Imana ishimwe. Hanyuma dukomeze tujya kugera ku musozo. Nuko nk'uko bikwiriye intore z'Imana zera, nuko niko bikwiriye intore z'Imana zera kandi zikundwa, mwambara umutima w'imbabazi n'ineza, mwambara umutima w'imbabazi n'ineza, nta gomwa, nta mahane, nta burakari, nta kuvuga ngo iki na kiriya, ahubwo kubera ko Imana Data ari byose muri bose, dukundane kandi tugire urukundo rwa kivandimwe, dufashanye, twegerane, duhugurane muri iyi nzira turimo yo kujya mu ijuru. Ntihagire ugwa hasi, ahubwo tumuterure, tumusindagize, tumwigize imbere, kubera ko icyo Data ashaka ni bwa bumwe n'urukundo yatubibyemo. Amina. Twakomeje. No kwicisha bugufi, n'ubugwaneza, no kwihangana, mwihanganirana, kandi mubabarirana ibyaha, Reka twumva ako kantu. Turi kukumva neza? Ubwo nacecetse. Kwihanganirana, ariko buriya koko turimo turihanganirana, ariko turi kubabarirana. Imbabazi ziri muri twebwe. None se ko yatubwiye muri iyi ntego y'umwaka wa 2022 ngo mugende uko umwami wacu ashaka. Uko umwami wacu ashaka nuko tubabarirana, uko umwami wacu ashaka nuko dukundana, uko umwami wacu ashaka nuko duherekezanya muri uru rugendo rw'agakiza. Ariko birashoboka, ese aho ntiwaba uryama mu nzu umuturanyi wawe akaburara rimwe kabiri gatatu, kandi wowe uri kubimena di? Uri umukristo wa paruwase ya Kacyiru? Oya, ntibikabeho. Ariko buriya ntiwashobora kuba ugenda mu nzira kandi uzi neza ko uturanye n'umuntu utaramenya neza urwo rukundo rwa Kristo, ukagenda udashaka no kuvuga ngo mwaramutse. Ibi nabisanze i Kigali, ngezeyo nkorwa n'isoni, maze kuva mu giturage ndaza mpura n'umumama mwiza agenda mu nzira, ni mwaramutse, andeba ngo ndavuga nti se banza atazi Ikinyarwanda. Nsubira inyuma, bonjour. Iwacu bari baradutoje gusuhuzanya, ntusuhuze uwuzi gusa n'uwo utazi uramusuhuza. Mvuze ngo bonjour, reka da, ndavuga nti Icyongereza ntacyo nzi, ubwo nyine yihangane, ntabwo musuzuguye, ndigendera. Noneho ngera kundi, mugira ngo nari kurese, nari hano mu Kanserege. Niho nashikiye mvuye hirya iyo ngiyo, hari muri 91 nibwo nageze muri uyu mujyi wa Kigali. Ndangije rero ndagenda nzamutse gatoya, ndenze hariya hari akagari ka Kamutwa, ndazamuka ngeze hari utubutike nyine tutaratera imbere ariko twahozemo. Hari akabisheri bari bantumye guhaha, mpageze nsanga umuntu ucuruzamo, ndabane salama, namusuhuje. Muraho, reka da, kandi rwose niwe ngiye guhahira. Mwari muzi ko nasubiyeyo ntahashye? None se umuntu utambwiye ngo yego arampa? Naravuze ngo shobora kuba mvuga uko abandi batavuga. Subira mu rugo nagasashe. Ndababwira nti nsanze hakinguye, ariko wagira ngo ntabari. Munyihanganire niko nari imeze.
nsanze hakinguye ariko wagira ngo ntabahari, nabavugishije banga kuvuga ariko nabarebaga. None se ubu nari kubabwira gute ibyo muntumye kandi banze kumvugisha? Bampa umwana aramperekeza. Tugezeyo nyine we yahise ahonda gutya ku cyugi ngo ibyo sinari mbizi. Twebwe iwacu twaragiye, muraho yemwe, uri hariya hirya utaregera urugi, muraho yemwe uwumva iyo hirya, yego, akaza kureba usuhuje. Rero ibyo sinari mbizi. Yemwe muraho, arimo aratema inyama, yemwe muraho, reka da. Kakana twajyanye kageze kati ahita aza kureba uko manze na burya barakomanga. Arangije araza, mbona afite umutima mwiza, nta kibazo afite. Ndavuga ni babantu rero burya hari banza ariyo miterere. Nanjye ntangira kugenda byiga, muranyumvira, ntangira kugenda ntavuga. Inaha niko bimeze, ntangira kugenda cecetse, nagera ahantu ngakomanga. Bataravuga karibu mba mpagaze, bavuga karibu ndinjira. Ubwo nuko nabyize. Ariko ubundi nta nubwo ari byo biba bikwiriye. Umuntu akubwiye aturahuti yego wabiki, ntacyo waba. Ahubwo ni kakandi navuze, umuntu agenda yigisha undi, yigisha undi, yigisha undi, ugasanga bose bakadutse kandi atari keza, ugasanga bose bari kukagenderamo. Naje kubaza amakuru nyuma maze kumenyera Kigali, barambwira ngo baba bari bize. Baba bari bize, akazi kaba kabishe, ibibazo byabishe. Muri Kigali ngo nta upfa kuvuga, nta upfa kureba, ariko naje gusanga atari ko kuri. Turavuga, Imana ishimwe. Birakwiriye kugira ngo umukristo atandukane n'umuntu utaramenya neza kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Kuko iyo wamaze kumenya Kristo ahindura ibiri muri wowe. Iyo wamaze kumenya Kristo ni hariya urihangana. Niba atagusuhuje mwihanganira ibyo ngibyo nyine ntabwo arabimenya neza. Ariko ejo ni wongera muhuye, mwakongera guhura ukongera arahita bifata, avuga ngo mpura na wa muntu gutya yansuhuza, aransuhuza. Azatangira kwiga kuvuga ngo yego uraho neza. Nuhura nawe uti uraho, rimwe byange, muhure bwa kabiri uraho, kabiri reka. Ariko ni muhura bwa gatatu azahuguka mu mutwe ko hari akajwi kawe arimo arumva, avuga ati muraho neza. Imana idufashe. Hari uko Imana ishaka ko tugenda, ingeso zacu nziza zigakurura n'abandi. Imana idufashe. Irashaka ko tugenda neza mu mwami wacu, twamara guhagarara neza n'abandi bakiga guhagarara neza. Imana idufashe. Kandi ibyo nubikora bizatuma nawe hari izina ryawe wandikisha mu maso y'Imana. Niwihanganira mugenzi wawe yakugiriye nabi, ukihangana, warangiza ukamuha imbabazi atanazigusabye yewe, ukamubwira uti rwose humura nakubabariye, uzaba umwereye imbuto nziza. Narangiza avuga atari ko uyu muntu ndashaka kugenda nkawe, nawe yige gutangira kubabarira abandi. Imana ishimwe. Ariko ikibabaje mu minsi ya none, n'umukristo wamaze gusobanukirwa aragenda yabona bamugiriye nabi akavuga ati ntubikoze, buretse ndaje nkwereke. Buri munsi turagendana, ukibwira ko ntazi kuvuga, njyewe wibwira ko ntababara, wibwira ko ibyo wakoze byose ntabibona, ndaje nanjye nkwereke. Nta n'imbabazi nguha, nubwo wazinsaba ntazo nguha. Byarangiye, nta mbuto umwereye, byarangiye. Ntabwo uri kugenda neza nk'uko umwami wawe ashaka. Kugira ngo ugende neza rero ni iki? Biragusaba kubanza ugatuza mu mutima. Niba yakubabaje, banza utuze, wakire ko yakubabaje. Numara kubyakira ubitekerezeho. Numara kubitekerezaho uribuka urukundo rw'Imana. Numara kurwibuka, uribuka ko nawe ari mu ba Yesu Kristo yapfiriye, kandi uribuka ko mu bashaka nawe arimo, kandi uribuka ko kugira ngo mube umukumbi mwinshi wa Kristo nuko na wa wundi azamo.
nurangiza uramubwira uti ndakubabariye nshuti yanjye, ndakubabariye. Namara kwakira imbabazi araba inshuti yawe ikomeye, avuga ati uyu muntu mubonyemo ikintu kidasanzwe, nzajya ngendana nawe. Narangiza kubaza aho wahahiye urukundo, nurangiza umubwira uti ngwino mpakwereke, urambure Bibiliya umubwira uti burya Pawulo yaratubwiye ngo dukundane, tugirirane imbabazi, twe kugirirana amahari, twe kwenderanya, twe gusakuza urusaku, mbese nurangiza umutondagurire, nurangiza umubwira ati kandi abameze batyo bahazabwa ingororano nziza y'ubwami bw'Imana. Haleluya. Narangiza uzabuzanye intama ku mwami wawe bitewe n'imigendere yawe myiza. Dukomeze hahandi dusoze Moze. Mwihanganirana kandi mubabarirana ibyaha uko umuntu agize icyapfa n'undi, nk'uko umwami wacu yababariye aba ariko namwe mubabarirana. Ariko ibigeretse kuri ibyo byose mwambare urukundo. Ariko ibigeretse kuri ibyo byose mwambare urukundo, kuko ari rwo murunga wo gutungana rwose. Kuko ari rwo murunga wo gutunganwa rwose. Mureke amahoro ya Kristo atwarire mu mitima yanyu. Mureke amahoro ya Kristo atwarire mu mitima yanyu. Mwiyakingiranya mureke yinjire, kuko ayo mahoro azakingurira ibyiza byinshi kugira ngo mubeho mu buzima bwiza nk'uko Pawulo yatubwiye, turi kugendera neza mu Imana ishaka. Ayo mwahamagariwe kuba umubiri umwe. Ayo mwahamagariwe kuba umubiri umwe. Kandi mugira imitima ishima. Kandi mugira imitima ishima. Ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye. Ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye rifite ubwenge bwose. Mwigishanye. Mwigishanye. Muhugurane. Muhugurane. Muri Zaburi. Muri Zaburi. N'indirimbo. N'indirimbo. N'ibihimbano by'umwuka. N'ibihimbano by'umwuka. Muririmbirana Imana ishimwe mu mitima yanyu. Muririmbirana Imana ishimwe mu mitima yanyu. Kandi icyo muzavuga cyose. Kandi icyo muzavuga cyose. N'ibyo muzakora. N'ibyo muzakora. Mujye mubikora byose mu izina ry'Umwami Yesu. Mujye mubikora byose mu izina ry'Umwami Yesu. Mushima Imana Data wa twese kubw'uwo. Mushima Imana Data wa twese kubw'uwo. Moses, Imana iguha umugisha, agenda wicare. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe ngo mu byo tuzakora byose duhugurana, dufashanya, tugirana inama, ariko tubikore muri Zaburi, dushyizemo ibihimbano by'umwuka, dushyizemo kwera no gukiranuka, dushyizemo urukundo. Haleluya. Yewe dushyizemo imbabazi. Imana ishimwe. Kandi noneho ngo ibyo byose tubikora mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ndagira ngo duhaguruke. Ntabwo ndi bubwire umuntu ngo vuga gutya. Ijambo twaryumvise. Wumvise ahantu ugwa muri uru rugendo. Wumvise ahantu usitara muri uru rugendo. Ndagira ngo tugureho ibitugusha, dukureho ibidusitaza, tubwire Imana yacu ngo twamaze kukumenya. Icyo nicyo kintu cya mbere ugiye kubwira Imana. Mana, twamaze kukumenya, twarakwakiriye, twasobanukiwe iby'urukundo rwawe. Yewe hari ibyo twasize, hari ibyo twiyambuye, ariko hari kimwe dushaka. Iyo ngenda ndacumura ngasanga nabeshye, iyo ngenda ndacumura ngasanga natukanye, iyo ngenda ndacumura ngasanga nanganye, iyo ngenda ndacumura ngasanga ntagenze neza uko Umwami wanjye ashaka. Ariko uyu mugoroba ndashaka ko Kristo umfasha, ukampa imbaraga zo kugenda neza uko ubishaka. Icyo nicyo tugiye gusengera. Uzamura ikiganza ubwira Imana ngo ndashaka kugenda neza uko ubishaka. Dusenga iryo sengesho, ubundi Umwami adufashe kugenda uko ashaka. Mana yacu ifite ubutware n'ubushobozi, tugushimiye kuri Imana idukunda. Tugushimiye ko kenshi na kenshi twibutse ibyo ushaka ko twagenderamo kugira ngo tube tubaye abana bawe bumvira by'ukuri.
aya masaha tuzanye imitima yacu n'ubwenge bwacu n'imibiri yacu imbere yawe. Iyi mitima yacu turayifashe, turayikugomororeye Kristo, kugira ngo iyi mitima yacu yigenze uko ushaka. Twebwe twiyoboye twagenda uko dushaka, uko amarangamutima yacu tuyobora akaba ariko tugenda, uko imyifurize yacu tuyobora akaba ariko tugenda, ariko wowe urashaka ko tugenda uko ushaka. Niyo mpamvu tugusabye imbaraga, kugira ngo uduhe imbaraga zo kugenda uko ushaka. Muri byose Kristo tukubahishe, hahandi tugenda tugwa, hahandi tugenda dusitara, dusabye imbaraga zo kudushobora kuhava, dutera intambwe yo gusiga ibyo byose, kugira ngo duhinduke abejejwe mu maso yawe, kandi tugendane n'ukuri kw'ijambo ryawe, kugira ngo natwe tube umwe mu bo uzishyira badafite ikizinga n'umuhanyari. Tugusabye izo mbaraga nizisesekare muri twe, kandi ya maraso umwana wawe yavuye rimwe ku musaraba ku bwacu, ayo maraso niyo tugusabye kugira ngo aboneke mu mitima yacu. Haleluya! Kugira ngo ayo maraso atwoze, ayo maraso atwuhagire, ayo maraso atume duhinduka ubwoko bwumvira kandi buhawe umugisha nawe. Maze nurangiza udusukire wa mwuka wawe wera, ku ijambo ryawe ritubwira neza ko uwo mwuka natuboneka muri twe azatwemeza, atubwira iby'ubwenge, atubwira ibyo kwatura ibyaha ndetse no kubireka tukabivamo. Reka uwo mwuka aboneke muri twebwe, ubundi tugendane nawe iteka, kugira ngo uko bukeye n'uko bwije hataboneka gukorwa n'isoni, ahubwo tugendere mu byawe uko ingeso zawe nziza ziri. Izo ngeso z'umwuka wawe wera arizo ziranga imitima yacu. Urakoze kuri Imana yumvise gusenga, kandi urakoze ko hari icyo uje gukora mu mitima yacu. Icyubahiro n'ikibi cyawe tubisenze twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze.